ndabasuhuje ndabaramukije bene Imana mwebwe dusangiye isano mwebwe dusangira amaraso adasaza kandi mwebwe dusangira kumbe imwe ntiducurane ndaribabwiye nti iwacu kwa Emi Habishuti turi bene Imana iwacu ni mwisangano ry'ibyiza gusa ni mwisangano ry'imfura uvunyishije abakumirizi dukuraho umwugariro maze agatambuka gasanganizwa ibyiza bimukwiriye ndagize ni iwacu ntabwo tugira uduhano twima ntabwo twicaza ku myugariro nta nubwo twicaza muri ngwino nawe ahubwo uje wese asanganizwa bimukwiriye ngira ngo murabibona hambavu yanjye turi kumwe n'umusaza mwiza cyane umusaza utaramarigatana ritigeze amagaraza umusaza w'imbizi uruyenzi nkunda kugira umuco nyarwanda ntukabura abakuru agahugu katagira abakuru burya ngo umuco uracika niyo mpamvu tuba twabakeje kugira ngo baze batwizihire badusangize ku murage musekuru umunyarwanda badusangize ku muranzi w'umuziki nyarwanda badusangize hambere abanyarwanda abasogokuru maze batwizihire nakiriye umusaza padiri arizihirwa cyane ni umukirigitananga wizihirwa koko maze yabari kunanga arimo akiranura burya agira ntikanye Imana u Rwanda ntirugakure u Rwanda ruguhorane kandi n'abatoya dore inzu y'ibitabo mukagira Imana mwe nimuze babasangiza ibyiza bibakwiriye kandi ibyiza bikwiriye u Rwanda musaza padiri ndagira ngo mukeze kwa Emi Habishuti maze kudutaramire utwizihire bya nyabyo agati kaze guturika kandi kamere kagira Imana muraho ariko turakomeye yego nanjye nawe ukereye gutaramane yego uyu munsi rero ndagira ngo ugere gutya bakore kuri kino gicurangisho cyawe maze utwizihire kwa Emi Habishuti aranzike murakoze nta kibazo uwo ni umuranzi w'umuziki nyarwanda iyo ni gakondo k'abanyarwanda umurage rusange w'abasekuruza ari tatari naso bose barawusanze ubasanze aramiriza mu nzu y'amahoro iri mu ntego y'urukundira kuri harambabambe umubano mu bantu nibuhuje amahanga nibuhuje imiryango icyo cyiza kurusha ibindi biremwa byose abantu tugasangira urukundo rwabo subiza hagati y'imembero wibaze nawe bambe umubano mu bantu umubano mu bantu iki cyaruta ubuntu n'imbabazi abantu bambe iki cyaruta gufatanya kukuri bambe umubano mu bantu umubano mu bantu reka mpuze ikiganza mbanze gushimire kagira Imana ariko bene Imana bene Emi Habishuti ibi bintu muri kubyumva munkombuje umuco nyarwanda iri muzajya mu rero natwawe nitwaye kunguko mujye mugira muti umuco nyarwanda ni ku mutima niyo mpamvu mubona natwawe ariko ucuranze indirimbo muri yitwa ngo iki mwazitse ntangira n'umubano mu bantu yego umubano wo duhora kwigisha abantu kubana neza gukundana banyarwandakazi impande zose ahantu hose buriya hari ikintu nkunda unyibukije abana bajyaga bagera gutya bakajya ku musozi hari ukuntu bajyaga baririmba ubwo urungano murabizi ukuntu n'urimo mwajyaga muyiririmba muyishyondetse ngo ninde umpaye kuki ubwo mwamaze kugerayo ngira ngo mwamaze kubyumva neza ariko nimubona ndi kumwe n'abasaza nk'aba ngaba mujye mugira muti rubangukana bwagiye gushaka umuco wa nyawo ubwo nizere ko mutazongera kwiririmba kwa kundi ahubwo mwamaze kuyumva original yayo rero musaza ntabwo ndibuze kuza kwizimba muri menshi ahubwo ndagira ngo dukomeze dutaramire murakoze uyu munsi turatarama agati gaturike akandi gashibuke akandi kamere
bene Emi ntimugiye kure ariko reka mbanze mbabwire ni mubanze mukore like mukore subscribe ariko muri uyu mwanya mwiza nanone reka mbanze mbabwire nti iyo dutaramye gutya tuba twizihiwe iyo turi mu ngamba nziza nk'iyi ngiyi tuba turimo tugenda twegeranya ibyangombwa nyaboneka rero Ambiance Band reka nongere nyibashishikarize mbere yuko akomeza adutaramira reka mbabwire ni Ambiance Band ni band nziza cyane itarama mu bukwe mu birori hose abantu mufite amahoteli ntimukabure Ambiance Band abantu mwifuza kwishima maze namwe murya yanyu mutaramiwe mwizihiwe hamwe na Ambiance Band babafitiye ibikoresho byiza koko by'umuziki babafitiye amajwi meza cyane murakagira imana mu bakeze muraza kubona nimero ya Emi Habishuti aho ngaho hasi kuri mowa maze muyifate mu muhamagara bizire komeza ujye mbere dutaramire kagira imana reka nongere ngire ni ikiganza icyo ni ikiganza mubyeyi burya ikiganza mu muco nyarwanda burya kigaragaza kwishima ikiganza burya kigaragaza imbamutima z'umuntu ariko padiri naje kugira amatsiko iyi gakondo nayumvise numvirengetse koko umuntu yayisoma kugira akanayicurura urumutaramye mwiza kira utarama neza nkabikunda akagira imana u Rwanda ruguhorane u Rwanda ntirukabura abakuru nk'aba ngaba ariko naje kugira amatsiko ariko ubundi yungura padiri ubundi byaje biti ndahera ku buhanzi yego kuvano yabo burya ngo ntakabura imvano yego so kuzanga umutaramye ibwami yego uko byototera byo kumuzukuruza we yego ndi Habineza Hakizimana yego Hakizimana buregeya amaguru w'amazi maze bagicakari bagicuma wa Nyagahene wa Nyabyari wa Nyabyansi ubu ugeze no kwa Gihanga wahanze u Rwanda hanga inka n'ingoma ibyo ndabikunda rero nawe rero ubatijwe gutyo padiri rero nani rikujije yego ko mu Kinyarwanda bavuga ni societe cyangwa se n'umuryango yego mbamo cyangwa se aho nagiye bambonye muri iyo foto ubu rero yego ntabwo ndi padiri yego kubinyitirira ariko ndabyishimira nabyo yego reka suhuze abantu mwese bitiriwe ba padiri ubwo mwakuze mumeze neza buriya ngo ntabwo bononaga buriya abantu bahariya zina ni abantu bafite ubumuntu abantu bakuranye indangagaciro zo kwiyegereza Imana ariko uyu munsi bakaba ari abantu bafite imiryango padiri ni umubyeyi ni umusaza arabyiruye niyo mpamvu tuba twanamukeje kugira ngo adusangize kuri uyu muco mwiza umurage musekuru umunyarwanda ariko nanone naje kongera ntibaza nti iki gicurangisho uyu muziki waje kwinjiramo aka gakondo k'abanyarwanda uti ni cyami uti sogokuru yarataramaga iyo ngiyo ibwami bakizihirwa inkera bakayanzika ngo bakayihera mu nkirigisi hagati bagacurugenya maze bakaza kwicutsa batanga imbumbuzo nanjye rubangukana bwe nkagira ni Imana izo
nakunze gutaramana nawe, ariko reka nongere mbwire bene Aime Habishuti nti ahangaha iyo dutaramye dushimira n'inshuti zacu cyane. Reka mbashimire mwebwe mwemeye gutangira ikiganiro cyacu mukageza uyu mwanya mukiri kumwe natwe, ni by'agaciro gakomeye cyane. Ariko indi nkunga nanone ikomeye cyane, iyo urebye kuri ako gakumwe kareba hejuru ukabyemeza ugakoraho, ugakora kuri like, ukamushyigikira, ugakora kuri subscribe, n'indi nkunga ikomeye cyane. Ndabizi ntabwo mwabyibagiwe, ariko mujye mureka nanone ndongere nkanyuzemo gakeya n'uwo byari byisobye, uwo byari byacitse agibuka abikore. Sa nongera ukiraniro gakeya, ariko tugenda tunagana imuherero w'igitaramo cyacu. Ariko nanone nongere mbararike iningambe kurukiro, kuko iwacu haragendwa kandi nagukunze. Imvura kandi burya ngo igwa nisubira, ngo imvura igwa nisubire bayita cyumya. Bakongera bakagira bati burya ngo inzoga imwe itagira indi bayita ngo iki? Ni nkimwe itagira iyerekeje yitwa inturukure. Inzoga imwe rero yitwa iki? Yitwa itubya. Ntuzatura umuntu itubya, nuba nka yamvura ntuzabe cyumya. Ngayo nguko yambere kagira Imana. Murakoze. Ndabashimiye rero, kandi nawe ndagushimiye mubyeyi umutaramye mwiza. Imvura igwa nisubira, tuzongere dutaramane, wongere ubizire bene Aime Habishuti. Nanjye rero nari mpari ndi rubangukana bigurwa rutigimwe ubukombe butari ingimbi, agati gaturi ku muriro ka karoteca umugambi meshe gwiga nkesa ndigikano cy'imfizi. Kubana Pacifique uwasenga Imana wa Ruberanida rwa rwatambuga iwacu mu fundo mu furaze fungura ngo ubundi harya impyisi nibisamagwe, ariko karamutwa rubangukana bigwe twataramye. Murakagira Imana, muhorane Aime Habishuti, amahoro cyane.